Shalom shalom bwoko bw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashima Imana kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri iki kiganiro morning prayer, isengesho ryo mu gitondo. Uwiteka abagirire neza. Turashima Imana ko ikomeje kuturinda, ikomeje kuba mu ruhande rwacu. Iki cyumweru Uwiteka dusize ku mutima kuganira namwe ijambo rivuga ngo imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Haleluya. Amaraso ya Yesu Kristo afite imbaraga nyinshi cyane zidasanzwe mu buzima bwacu. Nicyo gituma ndagusaba kugira ngo uzokomeze kubana natwe. Tuzogerageza kuvuga bimwe mu byo amaraso ya Yesu Kristo agenda akora mu buzima bwacu. Ndakwizeza ko uzohabwa umugisha hamwe no kwizera imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Hari ibintu byinshi bizohinduka ku buzima bwawe. Guhera uyu munsi utangire gukoresha amaraso ya Yesu Kristo kuko afite umumaro mwinshi cyane ku buzima bwacu. Nanone ndagusaba kugira ngo uzakomeze gusangiza abandi iri sengesho ryo mu gitondo kugira ngo nabo bahabwe umugisha. Bimwe mu byo amaraso ya Yesu Kristo akora. Uyu munsi turaza kuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo atubabarira ibyaha byacu byose. Yesu ashimwe cyane. Urabizi abantu benshi yarigiye mu buzima bw'umuntu, umuntu ashobora kugenda n'ibyaha cyangwa se ugasanga umuntu yakoze ibyaha byinshi cyane. Urugero, wavanyemo inda, warishe, wamenye amaraso, waribye, wariye ruswa, waciye inyuma uwo mwashakanye. Hari ibyaha byinshi bitandukanye bigenda bikogwa muri iyi si. Ugasanga rero Satani akomeje kuhora atwagiriza ibyaha twakoze, ukumva uriyanse, ukumva ucitse intege, ukumva nta n'ikindi kintu ushobora gukora, uko ahubwo Satani akagura ngo shaka wikomereze muri ibyo byaha. Ariko nagenda kubwire, nongere nkwibutse wowe kuranywa muri kano kanya, amaraso ya Yesu Kristo abasha kutubabarira ibyaha byacu byose. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, Bibiliya iravuga ngo enda nimuze twitarure niko Uhoraho agize, naho ibyaha byanyu byotukura tukutuku bizokwera derere nka sheregi, naho byotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Yesu ashimwe cyane. Urabona ko iri sezerano Yesu ari kutubwira ngo nubwo ibyaha byawe byaba bimeze gute, Imana ifite ubushobozi bwo kuguhindura, bwo kubihindura bikera. Haleluya. Yesu icama muri kino gitondo ukizere imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Nanone ijambo ry'Imana tubwira muri Matayo igice cya 26. Haleluya. Ku murongo wa 28 Bibiliya iravuga, wumve neza icyo Bibiliya iravuga. Bibiliya iravuga ngo kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi ngo baharigwe ibyaha. Haleluya. Ngo babarigwe ibyaha. Yesu Kristo yaje mu isi kugira ngo atange amaraso ye, amene amaraso yo ku musaraba, atanga amaraso yo ku musaraba kugira ngo tubabarigwe ibyaha byacu byose. Nshuti yanjye, nta kindi Imana igusaba muri kino gitondo. Birashoboka ko wanyuze mu buzima bw'ibyaha, natwe twese twabinyuzemwo, twakoze ibyanga n'Uwiteka, ariko umunsi twemeye kwizera imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu, kubwo amaraso Kristo yatanze ku musaraba twababariwe ibyaha. Nawe uri kuranywa muri kino gitondo, birashoboka ko hari ibyaha bibosha ubuzima bwawe, cyangwa se hari ibyaha wakoze ukumva wicira urubanza, ukumva Satani ari kugucira urubanza. Izere amaraso ya Yesu Kristo araza kukweza kandi akubabarira ibyaha byawe byose. Ngiye gusengana nawe muri uyu mwanya. Winginga Imana, nanjye ngufashe gusenga. Twinginga Imana, tubwire Imana ngo Mana, reka amaraso yawe yeze ibyaha byacu. Amajwi ari mu mutima twagiriza ibyaha, ayo majwi acecekeshwe kubw'imbaraga ziri mu maraso ya Yesu Kristo. Wakire imbabazi z'Imana kandi wakire kubabarirwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zamurije ya usenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera umuntu wese ariko aranywa muri uyu mwanya. Birashoboka ko afite amajwi akomeje kumwagiriza ibyaha, ibyo yakoze kera, n'uyu munsi Satani akomeje kubigarura mu buzima bwe. Ndamusengera muri kano kanya kugira ngo abashe kwizera amaraso ya Yesu Kristo yatanzwe ku musaraba kugira ngo ibyaha bye bibabarirwe. Mu izina rya Yesu Kristo yakire imbabazi zawe kandi yakire kuboka, yakire kugenerwa n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ikugire neza kandi wakire imbabazi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mugire umunsi mwiza. Shalom shalom.